wasubiza ute? Yego, oya, birashoboka. Icyo Bibiliya ivuga, abakiranutsi bazaragwa isi kandi bazayituraho iteka ryose. Uzabana n'umuryango wawe n'inshuti zawe mwishimye kandi mufite umutekano. Reka nongere mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mbahe ikaze kandi mbashimire cyane. Tugiye kubana muri kino kiganiro aho ngiye gutabariza umwana w'umuhungu ufite uburwayi budasanzwe bwayobeye benshi. Uyu mwana w'umuhungu akaba abana na mushiki we ari we umurera Igihozo Pauline. Igihozo Pauline akaba yaratewe inda ari umwana muto nawe. Igihozo Pauline akomoka mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Rangiro, akagari Kabanza, umudugudu wa Bururi. Uyu mwana w'umukobwa mu nkuru ye cyangwa se iyo nabashije kumenya kuri musaza we muto cyane, ni umwana wagize uburwayi budasanzwe nk'uko muri kubibona kuri ayo maguru. Uyu mwana w'umuhungu akaba yarafashwe na buno burwayi afite amezi 7. Nyuma y'icyo gihe cyose kugeza na n'ubu uyu mwana ntabwo yigeze abona ubuvuzi kubera ubukene bwibasiye umuryango wabo, by'umwihariko aho Apolline avuga ko nyina umubyara yaje kubata akagenda. Apolline asigarana n'ako gasaza ke muri kubona amafoto ye kigunze kandi kababaye cyane. Apolline yaje guterwa inda, uyu munsi babana ari abana 3, nyamara ntacyo kurya, ntacyo kunywa, ntacyo kwiyorosa, kwiga n'ibibazo. Uyu mwana w'umukobwa nkimara kumenya inkuru ye mu bushobozi bwanjye buke, ndagira ngo nkwingingire nimba ushobora kumva iri jwi ryanjye, wahamagara uyu mwana w'umukobwa ukamuhumuriza cyane ko aravuga ati mu byo nkeneye ndifuza ko musaza wanjye yabona ubuvuzi, byibura ngatekana nkagira amahoro yo mu mutima. N'abana batoya rero bateye agahinda n'impuwe kandi cyane, mbibutse ko gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Nimba Imana yaraguhaye ikaguha umugisha, ikaguha ibyo kurya n'ibyo kwambara, nukuri burya ubutunzi bwawe wabubika kuri aba bana. Hari bikeya wabafashamo, ukabahamagara ukamenya uburwayi uyu mwana afite, byaba na ngombwa ukazabageraho Imana ibigufashijemo. Nshuti zacu zakadasohoka, mu by'ukuri abantu benshi barababaye, ariko biba byiza iyo ubashije kumenya ubabaye koko ukamugeraho kandi ukamuhumuriza. Imana yaraturemye kandi iduha n'ingingo kugira ngo zunganirane, ubabaye wamugiriraho umugisha. Yesu yaravuze ati nimutanga mukabumbura ibiganza byanyu, mbese ntimuzahabwa umugisha namwe? Nimba ushaka gukorera umugisha w'Imana itanga, reka nkwingingire gutabara bano bana bari mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Rangiro mu kagari Kabanza. Uyu mwana witwa Igihozo Pauline, mu kiganiro twagiranye kuri telefone, ariko telefone ikaba yaje kunengwa, amajwi ye simbashe kuba nayafata neza, yambwiye ko uyu mwana kimwe n'uwo ahetse ari abana bamutera agahinda n'umubabaro. Akavuga ati ariko cyane cyane mbabazwa n'umuvandimwe wanjye, amaguru ye aratamuka umunsi ku munsi. Akavuga ati mu by'ukuri ntabwo nigeze rwose mbura gusenga Imana, ariko sindabona igisubizo. Nshuti yakadasohoka, abakunzi b'Umwana TV, reka mbingingire gutabara uyu mwana kandi ndabizi ko Imana izabagirira neza. Gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Uyu mwana w'umukobwa nimero ye muri buze kubona kuri kino kiganiro, muze kuyihamagara ariko munayubahe cyane ko ari umuntu nyine ufite ibikomere byinshi by'ubuzima, ariko wamugiriraho umugisha. Hanyuma natwe nibidukundira tuzabasha kugera kuri aba bana, tumenye amavuna amavuko y'ubwo buzima bwabo. Cyakora icyo niringiye kandi nizeye nuko mugiye kubatabara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbashimire kandi mbifurize amagara mazima. Murabizi ko dufite ingingo, ariko ni ngombwa ko ingingo zacu zunganirana.
gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa, kandi kurekura ugakura icyo ufite mu biganza byawe ukabumburira umukene, mu by'ukuri Imana izaguha umugisha. Mwibuke amagambo Yesu yavuze ati, naje nshonje ntimwangaburira, naje nambaye ubusa ntimwanyambika. Maze nabo baramubaza bati, mbe Nyagasani, waje ryari ibyo ntitubikore? Arababwira ati, ubwo mwabikoreye umwe muri bene so, burya n'igihe mwabikoreraga. Reka nkwingingire iri jambo ry'Imana nimba ari kugeze ku mutima, uhumurize aba bana. Imana y'amahoro ikwishimire, kandi Imana y'amahoro iguhe ibyo wifuza mu izina ryera rya Yesu. Mugire amahoro y'Imana. Nitwa MC Misango, nzanezezwa no kumva hari icyo mwakoze. Imana ibagirire neza.